nongeye kubasuhuza kandi nkuko bisanzwe no kubaramutsa bakunzi ba televiziyo Rwanda Rugari, abanyarwandakazi banyarwanda, gira amahoro y'Imana n'imigisha yaho muri hose. Turi ku itariki ya 5 Mata mwaka wa 2025. Turabura amasaha make cyane kugira ngo twinjire muri gahunda yo kwibuka urwego rw'isi yose muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kuva ku itariki ya 7 za Mata cyangwa z'ukwa 4 kugera ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7, aho muri iyo minsi itarenze 100 igihe cy'amezi 3 abanyarwandakazi ibigero bitandukanye, abana, impinja, ibitambambuga, abakecuru, abasaza, ibikwerere, abangavu, ingimbi bo mu bwoko bw'abatutsi barenga miliyoni bicwaga urubozo, aho buri munsi nk'uko byagaragaye, nk'uko bizahora bigaragara kandi byibukwa, nk'uko byemejwe n'isi yose, aho buri munsi abicanyi, abagizi ba nabi, abagome bicaga barenze ibihumbi 10. Nta hamwe biraba ku isi. Nayo mpamvu tuba tugomba guhaguruka tugahagarara nyuma y'imyaka 31 n'igihe kizaza, twaba tukiriho cyangwa tutakiriho, tugaharanira ko bitazongera, tukarwana inkundura, tutitaye ku mijugujugu, tutitaye ku rundi rupfu rw'ubundi bwoko batwica nk'abanyarwanda, baducura bufuni na buhoro, amacumu badutera, ibibi byose n'ubu bakidukorera nk'abanyarwanda. Ndavuga bamwe mu banyarwanda n'abanyamahanga, kugira ngo abantu twibagirwe cyangwa bibagize n'undi uwo ari we wese ariya mahano, buriya bugome ndengakamere bwakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Bakunzi ba televiziyo Rwanda Rugari, uyu mwanya aba ari ngombwa ko dusubiza amaso inyuma, hanyuma tukawukoresha mu kwibutsa no kwibuka no kuzirikana no gutanga amakuru ku batari bahari cyangwa ku bari bataravuka y'ibyabaye icyo gihe. Ibyo bikaduha cyangwa bigaha urubyiruko cyane cyane abakiri batoya umwanya wo kwicara bagatekereza, tukabaha amakuru, tukabaha idonido cyangwa mu buryo burambuye uko ari amahano yabaye, uko yakozwe, abayagizemo uruhare, buri kintu cyose, kuko kirahari. Hari ibiri mu mitwe y'abantu, hari ibiri mu nyandiko, hari ibiri mu bubiko za archive. Ibi nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu wese witwa ikiremwa muntu, by'umwihariko umunyarwanda, aticara ngo abizirikane. Kujibagirwa n'ayandi mahano, ariko noneho akaba amahano yandi yo ku rundi rwego, andi mahano ndengakamere ameze nk'ayakoranwe iyo jenoside uyu munsi yo kuyihakana no kuyipfobya. Ni amahano yo ku rundi rwego. Bamwe mu banyamahanga na bamwe mu banyarwanda n'abanyarwandakazi barigaragaje n'ubu barigaragaza mu gupfobya no guhakana iya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ku nyungu zabo, ku mpamvu zitandukanye,
ubusambo, inda nini, urwango na n'ubu bamwe bagifite aho bigaragara ko bahora bahonda agatoki ku kandi. Ndavuga izo za FDLR mashyamba ya Kongo, bumva bakirota ko hari ibyo basize badasoje bagomba kugaruka gusoza. Ibyo ntabwo tubitindaho, byagaragaye ntibakisha isuka. Uyu mwanya ndagira ngo mukoreshe ku bantu barwabuze isoni, abo nita barwabuze isoni, bake mu banyarwandakazi n'abanyarwanda, abatindi, bamwe bake mu barokotse, mu barokowe iyo jenoside yo mu 1994. Uyu munsi bakaba bari ku isonga mu bayihakana n'abayipfobya, abanyarwandakazi n'abanyarwanda. Niyo mpamvu tuvuga ngo, kandi tutabiciye ku ruhande, aba ntaho bataniye n'ababagize imfubyi. Aba banyarwandakazi n'abanyarwanda bamwe turabavuga muri iki kiganiro, ntaho bataniye n'interahamwe n'abandi bicanyi n'aba exfar badutse mu miryango yabo bakarimbagura. Uyu munsi bo bakaba bagihumeka, baribagiwe uko byari bimeze icyo gihe, kandi bamwe bari bakuru. Uyu munsi kubera inyungu zabo, kubera inda nini zabo, kubera ubutindi bwabo, cyane cyane abari hanze yo mu mahanga, mu bihugu by'amahanga, bakaba bajya hariya rwose bakagaragaza, bakiyerekana nkaho ntacyo bazi, nta cyabaye. Ndetse bamwe, ni ibintu bitangaje banyarwandakazi banyarwanda, bakunzi ba televiziyo Rwanda Rugari, kumva umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari uguseka. Hari ubwo umuntu aba yibaza ngo uriya muntu aremye ati, agatinyuka ati jenoside yitiriwe abatutsi. Umuryango we warashize, agira amahirwe ararokoka. Izari ingabo za RPA, zari ingabo z'inkotanyi mu ntambara y'inkundura zarwanaga, zigenda zirokora abari bagihumeka. Uyu munsi akaba ajya hariya rwose ku Karubanda akavuga ati ni jenoside yitiriwe abatutsi, kubera inda nini, kubera ubusambo, kubera ibintu by'ububwa rwose, ubutindi. Uyu munsi umuryango we warashize, abicanyi barawumaze, ababyeyi b'abavandimwe b'abaturanyi we, abo bari bafitanye isano, benshi abicanyi barabarimbuye, babica nabi, babica urubozo. Agira amahirwe abaca mu maguru, mu maguru y'abicanyi, ajya kwihisha. Ntabwo yari ariho, aho yaraye mu bishanga, mu gihuru, mu mungoti, ahantu hose, dore ko icyo gihe hari no mu itumba, imvura imurara hejuru munsi mu minsi 2-3, kugeza ubwo inkotanyi zimugezeho. Abari barahishwe n'abari bafite umutima icyo gihe, barabashyize mu maparafo no muri munsi y'ibitanda n'ahandi. Hari n'abagiye bacukurirwa ibyobo. Abantu bari bafite umutima wa kimuntu bake cyane, bakabashyiramo bakorosaho ibyatsi. Uyu munsi abo ngabo
bamwe muri bo barabyibagiwe. Ni si benshi cyane ariko bamwe muri bo turababona. Urugero n'urw'umuntu w'imbobo uri hariya Mayibobo yigize umunyepolitiki ngo ni Jean Paul Ntagara. Mayibobo rwose, kuko iyo tuvuga Mayibobo ntabwo ari uriya birwa atoragura umwanda cyangwa uri mu ngarani muri za puberi. Hari n'aba Mayibobo mu mutwe. So Jean Paul Ntagara mubona yigaragura aho ngaho, aho ari muri Canada, igihugu cya Canada, hamaze imyaka 13 yose, ari muri abo, ari mu bo kwisonga rwose. Jean Paul Ntagara mwene Butare Paul hariya mu Kigarama hariya ku Irebero muri Kicukiro, abandi bita hahoze ari Gikondo. Umuryango we Interahamwe n'abandi bicanyi barabutsembye. Abenshi muri wo ko hari n'abashoboye kurokokana nawe, bamwe bari kumwe iyo ngiyo muri Canada cyangwa ahandi. Ababyeyi be, abavandimwe be, barimo n'uwitwa Musoni wari escoti ya Colonel Renzaho, ari umupolisi mu mujyi wa Kigali, batarebeye izuba. Ndetse rimwe na rimwe abantu bibaza batari ko Colonel Renzaho biriya Jean Paul Ntagara bavuga hariya yigaragura dore ko yararindagiye, bati biriya abavuga harya mukuru we wari umwiscoti warindaga Colonel Tarsisi Renzaho, wari umuyobozi w'umujyi wa Kigali, n'amahano yakoze ntibabaga bari kumwe. Abantu barakibaza. Iyo Ntagara rero ajya hariya akavuga ubusa, akatukana, kabeshya, dore ko nta kindi kimutunze. Reka mbisubiremo, yaba we n'umugore we n'abandi nkabo, ikintu kibatunze nta kindi, ni ugucuruza ibihuha, ni ugucuruza gutukana, gusebanya, bacuruza umunwa. Ariko niko yahoze Jean Paul Ntagara, niko yahoze. Nshobora kubigarukaho mu kanya. Ariko uyu munsi yaba we n'abandi barimo bamwemayira abo ngabo bari kwisonga, barahigwaga, bari mu bwoko bw'abatutsi bwahigwaga muri kiriya gihe kibi cyane. Uyu munsi imyitwarire yabo isi yose bibareba, ubugome baraburusha ababiciraga imiryango yabo kirya gihe. Baraburusha FDL, baraburusha Interahamwe, baraburusha abasirikari n'abajandarume n'abandi bicaga abantu kirya gihe. Buryo kwicana abantu byumvikane neza, ubwicanyi ntabwo ari ugufata umupanga ngo uteme cyangwa gufata imbunda ngo urase umuntu. Oya, ubwicanyi bubi ni amagambo ava mu kanwa, kushyigikira, kuhembera, kuhakana, kupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Noneho bikarushaho kuba bibi cyane iyo bikorwa n'uwarokotse iyo jenoside nka Jean Paul Ntagara. Nababwiye ukuntu yashoboye guca mu myanya y'intoki abicanyi, akarara mu gishanga aho bita mu Myembe za Kimisange hariya, n'undi mwana bari kumwe w'umusore.
icyo gihe Jean Paul Ntagara afite imyaka 17 yari muri segonderi ngira ngo ageze nko mu mwaka wa 3 cyangwa wa 4 yiga mu by'Imana yigana n'uriya mugore we nawe w'inkozi ibi byose ibi rwose ibisa birasabirana n'ibibi biragendana nta kuntu batari gushakana iyo urebye amateka yabo byari ngombwa iyo urebye imigire yabo uyu munsi bahuye bahwanye muri make Jean Paul Ntagara n'undi musore bari kumwe umuntu witwa Bosco ubungu bari mu Bubiligi gakomye kose bati birarangiye ariko Imana ikaza kumuhagararaho kagenda akajya mu muryango hari aho bita Kivugiza Nyamirambo ikaza kurangira Inkotanyi zihamusanze ariko abari bamuhishe bahunze baramubwira bati dore bene wanyu bageze hano hepfo uguma aha ngaha baraje bagutware ubu ntashobora kubavuga ahubwo hazagira umubaza azamubwira ko abo ngabo nabo ari abicanyi kandi baramuhishe Jean Paul Ntagara Inkotanyi zasanze ari imbere y'imbabura ahati birayi hari bayi munsi igihe Inkotanyi ziramubaza ngo urakora iki hano ngewe ndi ku kazi narindi hano ndi umuboyi wa hano ndi umukozi wo mu rugo abandi bari he ati ntabahari bagiye ngwino tugende nuko byagenze yabihakana azaye hariya yabihakana ariko se yahereye kuki mutindi bya bindi umunyarwanda yavuze ngo mutindi mubura amaso bwacya akayagukanurira dore nibyo Jean Paul Ntagara barimo ni kuva mu mwaka wa 2012 nyuma yuko arokotse nk'abandi bose igihugu kikabungabunga kikamuhumuriza ubwo ariko niwe natanzeho urugero kubera ko muri iki gihe gishize cyose yarigaragaje Jean Paul Ntagara niyo mpamvu rero tuzajya tumutangaho urugero cyangwa n'abandi bameze nkawe tukabatangaho urugero kugira ngo abantu babivanemo isomo ikindi bamenye amakuru tunabanyumuze bene abangaba je babeshya tugomba kubanyumuza kubera ko ni virusi Jean Paul Ntagara ni virusi muzindi ni umwicanyi mu bandi aho aba yicaye hariya muri kariya kageto ke hariya abana n'umugore hariya muri Canada Jean Paul Ntagara igihugu kiramwondoye kiramuhumurije n'abandi bagenzi be amusubije mu ishuri arize asoje amashuri arihirwa kaminuza arayirangiza nuko yumva rero ko agomba kwica igiti n'ibuye agomba guhitana ibyo abonye gusanza ibyo asanze akigomeka akigira ishyano akigira igitangaza ntihagire uvuga ngaho arambura abantu ngaho arambura amabanki ngaho arigagaza reka sinakubwira arahatana ngo arashaka imyanya mu nzego z'ubuyobozi ariko bantu mukurikira Jean Paul Ntagara rwose reka mbabwire kuko ntashobora kubihakana abamuzi hari ababanye nawe hari abaturanye nawe baramuzi Jean Paul Ntagara umutindi n'umwisikuru n'umutuzi n'umutekamutwe n'umuteroriste kirya gihe nta wavugaga za 2011 kugera 2012 ngo ubwo yashakaga yewe kuyobora umujyi wa Kigali arinde se ari uwuhe Jean Paul Ntagara yayobora abantu akazabageza kuki Jean Paul Ntagara yayobora abantu akazasigaza abandi hari umwicanyi mu bandi Jean Paul Ntagara byaramuyobeye atangira kuzinga utwangushye kubera iki cyane bisubuga mbere mbivuze
ariko nzajya mbigarukaho. Iyo umuntu atikubisa agashyi aragakubitwa. Kimureka tubivuge. Abantu babona uriya mugabo Ntagara yicara gutya nkuko nicaye imbere ya kamera akamara amasaha 2 n'igice. Yego nyine n'ibyo bimutunze, aravuga YouTube bakamuha udufaranga, ararira yaniririrwa we n'umugore we n'abana be. Ariko mutekereze umuntu umara amasaha hafi 3 wenyine atukana gusa, tukana abeshya yiyemeye ngo afite amakuru, ngo ni umenya amakuru bwa mbere. Mwabantu mukurikira Jean Paul Ntagara, uya niko yahoze. Jean Paul Ntagara ni umugabo mubona hariya, uko mumubona hariya nta kindi kintu uyu munsi ashoboye, nta nicyo yari ashoboye cyagihe. Niba mubeshyira azavuga akazi yakoraga, icyo yakoraga ni ugucuruza utugambo, gusopanya abantu, guteranya abantu, kubiba amacakubiri mu bantu, gucamo abantu ibice, kuvana amagambo ahangaha yajyana hariya, ubujajwa, amazimu. Jean Paul Ntagara mwene Butare Paul, uriya mubona uriya mugabo wafurura Karenzi, uyu munsi ngo umunyepolitiki. Muzarebe muzakurikira ibyo avuga, amazimwe gusa, ntabimenye. Nta wundi muntu umenya amakuru ninjye umva. Jean Paul Ntagara muzamugenzure, muzamukurikirane, murebe. Impamvu nababwiye ngo kwicana si ugufata isasu imbunda ngo urasa umuntu cyangwa umutemi. Ya Jean Paul Ntagara afite intwaro mbi cyane y'umunwa, y'ubwicanyi, y'ubugome. Jean Paul Ntagara n'umugome pe. Umuntu aricara hari atari ko mwebwe mwahagurutse. Kwa kundi Sederi yahagurikirizaga urubyiruko rwayo, kwa kundi Kantano yabaga ari hariya kuri Riteremu na Hitimana Noheli na Valeria Bemeriki na uriya mubirigi George Rugiyo, abangeze Hasani kavuga ati ejo hazaba kantu, ati ni muhaguruke mubahige, muhige izo nkotanyi ziri hehe na hehe na hehe. Bya bindi nyakwigendera uriya se wabo Twagiramungu Fose yavuga ati mugende muhagarika ubuzima igihugu cyose. Ubu niwo mukino Jean Paul Ntagara arimo, nibyo ajya hari akamara amasaha 2-3 avuga akoresheje ikinyarwanda. S'il vous plaît, ahangaha niyo mpamvu tuba tugomba kuhatinda. Ibyo avuga baravuga ngo Akarenzi mu makarushyi hamagara, uretse ko ngo ibuye ryagaragaye n'ubundi riba itakisha isuka. Kuko iyo haba kubwe cyangwa kuvuga abandi abo ba Thomas Nahimana n'abandi, iyo haba kubwabo ubu uyu munsi igihugu kiba ari umuyonga. Ariko ubugegera bwabo habaye za mayibobo zirirwa zivuga ubusa, zitukana, uwo Mwimayire mubona uko kerereza iyo ngiyo avuka hari Mushubati mu murenge ngira ngo wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Inkotanyi zamukuye mu cyobo, abazi umujyi wa Kigali Nyamirambo kuri Rafiki, hafi na station ya police ya Nyamirambo, hari Mahorota.
abatabizi mujye mubimenye. Inkotanyi aho zageraga hose abantu babaga bahirita, abarimo kuva amaraso, abatemaguwe, abarimo benda gushiramo umwuka, imirambo hejuru y'iyindi, ugihumeka hejuru hari imirambo 10 n'ingahe yahwereye yahwanye. Nuko nguko iyo nkozi y'ibingo rimwe mayire niko inkotanyi zamuvanye mu cyobo hariya kuri Rafiki. Uyu munsi muzarebe ibyabamo nyine cyakora we yakuyeho, kandi bose nuko nta numwe muri bo byararangiye. Ariko ndavuga ngo bakuyeho, baramaramaje, ariko baranapfuye, bapfuye bahagaze. Burya gupfa uhagaze ni kuriya mubona bariya ba Thomas Nahimana n'abambari be n'abandi kuvuga ba Jean Paul Ntagara. Thomas we ntacyo bimubwiye, ariko ndavuga abo ngaba Thomas Nahimana hagize n'ibindi biba uretse ko ntabwo bishoboka. Ariko hagize ibindi biba igisubizo cye cyaba kibonetse. Nabo bene wabo ba padiri ba Fortunatus abo ngabo nabamako nabandi abo banyacyangu mubona bose uko nabababwiye zajya murambagarukaho. We ntacyo bibabwiye rwose. Ariko nk'aba barokotse jenoside yakorewe abatutsi harahari benshi. Natanze urugero rw'abantu babiri gusa, Mayire akaba ari igikoresho cya Thomas Nahimana. Ubugegera bwabo n'ubwesikoro n'ubutekamutwe babamo ngo barakora politiki nibwo batunze. Mboneraho no kubwira abantu ko arabambaza ngo Thomas Nahimana ko badaheruka kumubona. Ari ahantu hari ariko mu bwihisho. Thomas Nahimana ari mu bwihisho, kandi ejo cyangwa ejo bundi azagaruka abiyereka ababwiye yuko avuye kuzenguruka isi abonana n'abantu bakomeye kugira ngo muhe amafaranga. Nka bya bindi nka gateyatere gatoya yabakinnye ngo avuye kwa Tshisekedi. Je ntabwo sinshaka kubitindaho, gusa mumenye ko Thomas Nahimana hari ahantu yihishe, hari ahantu yitsimbye. Azagaruka vuba, hazigaragaza ababwire ko akazi kamwishe, isi ayirangije, amaze kuyizenguruka. Si umupfumu se, ababwiye inshuro nyinshi ko benshi muri abapfu. Ibyanyu rero hari umupfumu warahiriye kuzabirya mpaka igihe azashiriramo umwuka, cyangwa kuzageza igihe muzamutacyongera kumubona, kabone nubwo yazaba icyo gihe akiri ku isi. Rero we nta kibazo, ariko aba barokotse jenoside yakorewe abatutsi, aba barokowe n'inkotanyi, aba bahumurijwe n'inkotanyi, aba bomuwe n'inkotanyi zikabasubiza ubuzima, uyu munsi akaba ari bo bari hariya bazerera iyo ngiyo hanze ngo bari mu bwisanzure, ariko bameze gutya agati gakubiranye n'ababandi babiciye, n'ababandi bahekuye u Rwanda, n'ababandi nazantera hamwe nazangirwa abanyepolitiki zahimbereye zigahagararira iriya jenoside. Aba bantu mwebwe mwarokotse jenoside muri abatindi, muri abantu babi, muri abagome,
muri abicanyi barenze n'interahamwe ahubwo, nubwo nabita impanga. mwebwe n'interahamwe muri impanga, ariko mwe mufite umwihariko. Ndavuga mu bwoko bw'abatutsi barokotse iriya jenoside yo muri 1994, aho muri hose, ube mu Rwanda, ube mu gihugu gituranye, ube i Burayi, ube muri Amerika, ube muri Aziya, ube muri Afurika, aho waba uri hose bararokotse jenoside. Nta ibyo wakora byose, ibyo wavuga byose, uko wakwigira kose, ntabwo bizasibangana. Ntacyo wakora, nta buryo bwose bushoboka wakoresha bwahanagura cyangwa bwakuraho ko abasirikare b'inkotanyi bari bayoboye iki gihe na nyakubahwa Paul Kagame, ari umugaba w'ingabo z'inkotanyi, aribo bahagaritse iriya jenoside. Ibyo muvuga byose, matiku mubamo yose, ubugambo n'amazimwe mwirwa mucuruza, ni hahandi inkotanyi nizo zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda n'abanyarwanda. Birumvikana, bo barokoye bagenzi babo, bo barokoye abavandimwe babo, bo barokoye igihugu mu ntambara ikomeye ibarwanye kuva ku itariki ya 7 Mata kugera ku itariki ya 4 Nyakanga 1994, ubwo hatangazwaga ku mugaragaro ko igihugu cyabohowe, nubwo hari hakiri ubundi bugizi bwa nabi hirya no hino, ariko ntabwo inkotanyi zahagaze. Kuri uwo munsi nibwo umujyi wa Kigali twari duhari, nibwo zawufashe. Abari ingabo z'igihugu ba Exfari bagiye, nicyo kimenyetso cy'uko inkotanyi zari zatsinze. Ibindi byari bisigaye byakurikiyeho kwari ugutunganya, kureba ibyari bikimeze, nubwo bahuye n'inzitizi zitoroshye. Turabizi, reka turibuka zone turikwazi, Abafaransa babwira umugaba w'ingabo z'inkotanyi Fande Paul Kagame ngo ntiyambuke Mwogo cyangwa Rukarara, kimwe muri iyo migezi, ko yabasubije uko byagenze birazwi, twanabirira n'ikindi kiganiro, ariko mu buryo butagibwaho impaka, mu buryo budashidikanywaho, inkotanyi zo zahagaritse iyi jenoside. Abicanyi abafatiwe hagati barafashwe, bashyikirizwa ubutabera. Abashoboye gutorongera bagahunga, abenshi nabo baragaruwe, n'uyu munsi baracyagarurwa. Ntabwo ushobora kugira ntushobora kwica mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo bizarangirira aho ngaho. Nayo mpamvu mbabwira ngo ba Jean Paul mvuga n'abandi nabo igihe kizagera igisubizo cyabo kiboneke. N'abari baragiye ntabwo bari bazi ko bazagaruka cyangwa bazagaruka. Benshi bagiye bisanga bari hano. Urugero ni uriya munyamabanga, ngo wari umunyamabanga mukuru wa FDLR Gakwerere, nyuma y'imyaka 70 irenga, n'ubu ngubu ntabwo arabyumva, ntarabyakira, ariko agomba kubyakira, hanyuma akabazwa, gasobanura ibyo yakoze,
agakurikiranwa, amategeko kamukurikirana. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. N'abandi rero abicanyi uyu munsi wo kuri ku mbuga nkoranyambaga bo ba Jean Paul Ntagara, abo ba Thomas Nahimana, abo ba Gahunda, abo bagore bo bamwemayire ba Macumi, bariya bose bigaragura kuri za YouTube. Nabigiye kizagera baze basubiremo ibyo bamaze imyaka n'imyaka kubaho. Ariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri abatindi rwose, muri abatindi pe, muri imbobo. Jean Paul Ntagara uri mayibo. Ejo baravuze ngo Rwanda ngo ni igihugu cy'ikimayibo. Uri igicucu Jean Paul Ntagara, igicucu, uri umugome, uri umutindi, kandi ntugire ngo ushobora kuzava ku isi utabonye igisubizo cyangwa udasaruye ibyo wahinze, ibyo wabibye. N'abandi bumvireho. Navuze Jean Paul Ntagara kwikambi yo ngiyo ya muri Canada, ariko ubwo n'abandi niwe uri kwisonga, niwe nise team leader, umuyobozi mukuru cyangwa w'ikirenga, ubereye kwisonga abanegationiste muri rusange bashobora kuba bari mu Rwanda no hanze yabo. By'umwihariko rero barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Jean Paul niwe babereye ku isonga, Jean Paul Ntagara. Mbisubiremo, Jean Paul Ntagara niwe uri ku isonga ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, kimwe nawe uhakana, bahakana, bakanapfobya iyo jenoside. Nuko nguko tugomba kubyakira, nuko tugomba kubifata. Ibyo yigira byose, ibyo yagaragurikamo byose, ibyo atukanamo byose, ubugoryi bwose yamaze imyaka 10 n'ingahe harimo, ibyo nakazi ki. Ariko ikiza banyarwandakazi, banyarwanda bakunzi bi televiziyo Rwanda Rugari, ikiza nuko intebe y'ikinyoma wicaraho ntuyicaraho kabiri, kandi ngo wicarana n'undi kera ukamubona aho yahiye. Twebwe turabikurikirana. Narabwiye ngo uyu mugabo hamwe n'ubugome bwe n'ububwa bwe n'ubutindi bwe n'ubwesikoro bwe, yagerageje kenshi ariko anabigeraho gucuruza abantu kugira ngo bungukireho. Rwose n'umwe na Thomas Nahimana hazagira uwo babeshya ngo baratandukanye, biriya baba bivugisha ngo barashwana. Ntabwo bashwana, kandi bose ari amabandi, bose ari abantu bamaze kubona ko hari abashobora kubajya inyuma badashobora kubasobanukirwa vuba kugira ngo bagire ibyo babakuramo. Ariko buhoro buhoro uko twagiye tubibabwira, ngira ngo hari icyo byatanze. Muribuka acuruza abitwa ngo ba Frank Mugisha, ni bamwe babateka mutwe b'urubyiruko b'abana baba hakurikiye za Uganda. Frank Mugisha muribuka, ariko acuruza ba makanzu, kanzu ari Jean Paul Ntagara muramwibuka acuruza bamwe bo mu miryango bacuruza we n'umugore we barafinda.
kwa Rashidi Hakuzimana Abdul Rashidi bacuruza umugore we n'abana be. Muribuke ejo bundi ahangaha Jean Paul Ntagara acuruza witwa ngo ni wari Murara Eric. Muracyabona unda witwaga Evangeliste se yabaga yashise kugira ngo baze bamufashe kwica abantu. None bari asigaranye Sekidende uriya musaza w'Inyabikenke. Sekidende Munyabagisha François na wa mutubuzi wundi w'umunyabyumba witwa Mboniga Bizidori. Nabo nsigaye mbabona gake gake. Ariko naranababwiye. Ahubwo uyu Munyabagisha nawe Mboniga uwo muntu ntabwo mumuzi, cyewe ndamuzi. Hari nabandi bagiye bambaza kanyandikira batari ko tubwire Jean Paul dore ni ibingibi maze muceceke muze kureba mu minsi iri imbere uko biraba bimeze. Zanzererezi ziri he z'abagore ari he ba Mukankuranga bari he cyacyo manzi ngo ni Brigitte Tuyishime bari nta kibabona. Yanzerezi yo mu Gatenga karinganiye irimini. Ariko abantu nta soni bagira kweli. Kankuranga Marie Jeanne nawe kweli. Namahano umugabo yakoze Rutayisire Tarisisi afatanyije n'uwari burugumesere wa Murambi Jean Baptiste Gatete. Kankuranga Marie Jeanne Madame Rutayisire what? Mabandi gusa bateka mutwe mwe. Ngaho ni mukomeze turebe. Ariko Jean Paul Ntagara uyu mwanya bari ngombwa ko nejo bundi tuzabigarukaho. Tugiye kwibuka igihugu kigiye kwinjira mu bihe by'icyunamo. Hari byinshi rero tugomba kuvuga. Hari byinshi mu bwejagura mu rogotwamo. Turi hano kugira ngo tubanyomoze. Muri ibagirwa mukagira ngo murabwira abantu gusa batabasobanukiye batabazi. Nyamara twe tubazi kuva ku ino kugera hano ku musatsi. Kuva ku kirenge kazamuka ukagera turabazi. Tuzaba tuguse. Mujye mubwijagure nta kibazo nyine nicyo kibatunze. Minsi ishize nibwo navuga ngo iyo mudatutse umukuru w'igihugu cyanyu kuko nubundi ni hahandi ko mvuga ikinyarwanda se. Ni hahandi uko nubwo mujamuzaje ku kwezi. Ariko mu Rwanda hano muzazerera ariko igihe kizagera muzagaruka. Nta mwana w'ikirara wo muri Bibiliya uzaza agasaba imbabazi bazazimuha. Ariko ni mugerageze ni mukomeze kabisa. Nyamara ntabwo tuzabemerera. Hari ubwo muvuga umuntu akabareba akabihorera. Ariko kubera ko twebwe dufite byinshi byo gukora ntabwo turi inkora busa. Twebwe dufite byinshi. U Rwanda rugeze kure, rwavuye kure kandi rurashaka ruragana kure hashoboka. Kure nyuma yuko rusana kumba kugera kure hashoboka kandi heza. Ibyo rero ntabwo byikora. Niyo mpamvu hano twebwe hano mu Rwanda nta guhumbya, nta guta umwanya, nta kwangiza igihe nkamwe kubera ko nta kindi kibatunze. Mwagize amahirwe iterambere iraza, YouTube iraza, utwibanagiye nyine
akaba ari two tubatunga nk'ibyo. Ariko rero ni ishyano u Rwanda rwagushije kubagira mwebwe cyane mwebwe barokotse jenoside yabakorewe igakorerwa abanyu. Uyu munsi mukaba muri kwisonga by'abayihakana n'abayipfobya. Muzabona ishyano uko byagenda kose. Jean Paul Ntagara n'abambari bawe n'abandi abagore n'abagabo niba bashaka babe n'urubyiruko abo bereye kwisonga mu guhakana no gupfobya jenoside yabakorewe igakorerwa abanyu, igakorerwa imiryango yanyu, igakorerwa abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Uyu munsi mukaba muyipfobya munayihakana. Navuze ngo ntaho mutaniye na FDLR. Ubwo rero urwo FDLR yahuye narwo n'uruyitegereje namwe nuko, kuko ntago bizongera. Ngaho mbahaye rugari, ngaho nimukomeze.